Thank you. You're welcome. That was so good. Thank you. Yeah. Asesho. Kugeza uko njye mba numva twagumana. Ujya jya mu rugo ni ngombwa. Ni ngombwa cyane. Umagiye guhita njya mu kazi niyo mpamvu. Yangukumbuye. Ngaba insizi. Waiting be this. Jesus. Abantu bapfuye kuntu bangana. Ngo uyu ninde? Ahubwo so urinde. Sibendi kubaza. Wowe ahubwo urinde. Ndi kuvugana nawe wowe. Turaziranye. Uwo ninde? Ariko twanamenyana. Wondi kubaza ari kwimba. Wansubije wendi kubaza. Akaba wungu mute. Ndagusubiza. Kuki utazi kumesa kama? Kiki se? Ahubwo si uyu ninde sheri? Inde? Sheri? Ina ni sheri wawe? Ni sheri wawe? Ese birakureba? Ntabwo ndi kuvugana nawe. Nese ushinzwe iki? Ndi kwibariza uriye. Ndagusubiza. Iyo umubajije nanjye umbajije. Ngomba gusubiza. Yego. Uri sheri we? Yego. Ni byiza. Kuva ryari? Ahubwo se wowe uri iki? Nakubwira. Si muri kumwe? Ntago ariko ni wowe mbajije ntago ari wowe mbajije. Muko namubajije ugasubiza nawe nagusubiza. Jewe turi kumwe ariko wowe urizanye. Ntago nabasanga. Kureba gutyo ubwo urareba iki? Hari ikintu none gishimishije? Gusa kidashimishije ni ndashima gusa. Ese habaye iki? Onigirwa sherira. Nigirwa sheri yawe se? Wegora. Sha nta mwanya yakubonera bite n'amagunza akunda mu maguyi we nta. Ayusho Emmanuel. Nanjye bitewe nuko muzi abakoga gufi ntago ajya bikoza. Ahubwo ndumi. Mwese muri mwazananye? Wese mwazanye cyo bamusanze hano. Uko ugenda nuko abandi baza. Genda bikunda rero. Si wendi kubaza. Kusura mubaza iki? Ubundi ushinzwe iki? Ubundi se ni wowe witwa nde? Uje kubarura hano? Ndakwibwira nkande. Sure. Nkande ka ubyutse nanjye amaryamo. Nese ko ajunjamye uri kiragi. Teranya humura nta kintu muri bunkuremo. Wabona n'uburebure gusa utafite icyo bumaze. Nawe wa bici. Ntabwo nshaka gutongana nawe, sibyo? Ko ntabwo naje kureba. Siwe naje kureba ntabwo nziranye nawe. Nta n'impamvu mfite kuvugana. Uri kokomera. Uwo tuvugana arahari. Urambaza iki wowe? No, ikibaje nuko uri kubaza umuntu utagusubiza. No. Reka. Utanamukora. Mama. Uransubiza ntabwo nsubiza. Agagusubiza. Ariko abakobwa ndabakunda rwose. Soni. Wigize umusekirite wiwe cyangwa ugize bonsai? Habawe. Ni byiza. Ni byiza cyane. Ntabwo uri buvuge. Aravuga iki so kandi ndi kumusubiza. Nansobanure uri hano nkandurinda yabuze muri make mbimenye. Jesus! Giye yabuze. Ya make niwo uje kwibalansa hano kugira ngo nawe waje sheri. Waje. Aha ntago ari wawe. Nese ngize uburyo naje. Ni nkuko utazi uburyo njemo. Umbonye hano ntabwo uko naje. Uyu mupanga iki? Twabura dupanga iki se? Umusore nkabe inkumi. Siwe ndi kubaza. Subira abona afite time yo kugusubiza. Sibye ko wipanga. Nawe wakipanze uko uri gusubiza ntakubajije. Kandi giye ndi kumusubiriza. Giye ndihangane uvuge make ureke mubaza ibyo mubaza nari bindagenda. Sibyo? Gusa wagiye. Siwe ndi kubaza. Help. It's tough. Urakoze sheri. Ngaho komeza ubaza. Okay. Urajya hese. Urajya he utahawe karibu. Continue. Usanzwe umakaribu uzi uburyo njya nzamo. Ujye uza rero ntahari ngewe nta kibazo. Ntabwo nshaka guserera nawe sheri. Habe na gato. Ntabwo tuziranye rero nta mpamvu yo gushwana. Ninzira ngende mvugana n'ugiye kuvugana nawe. Nta karibu wahawe. Nese ubu ntagiye yigeza akubwira ngo njira. Ubwo usanze iyo nzu yigamye ari njye uyishyura sheri wakora iki? Nibyo byiza. Nibyo byiza. Nta kibazo. Fa kuba nayiryamyemo gusa. Nakubwiye ngo aho ubyutse habyuka nta kibazo ariko ntababonye nta nahabasanze. None ibibazo uburyo nyubahamo ko nta nakari baguhaye. Ko atanagusuje. Ugeze mu bishwi rye. We
wowe yubashye cyane katakubwiye icyo ndicyo n'impamvu ndi hano ntataye mu nyine ntagakuzi nose arakuzi wasanga uje nko kwishyuza umutekano wasanga uje kubarura uje gutwarisha ibishingwe ahubwo avuga ikikugenza ugende nakubwiye ngo nje kuri Regis uraziranye se ubundi busanzwe ubu nditoye mu mazu yose ndaza ngo hano n'izina ndarifombora ndarivuga byanashoboka ubu ndinjije ibyiza ngenje kuri umuntu tuziranye dia yakora no siko mu bantu bagombaga kugenda muri uru rugo utarimo nese no mukorera gahunda y'umunsi ku buryo umenya ngo haraza kanaka nagenda hasi kanaka ariko abakobwa muzi kwipanga akazi nanjye ntikwimo ko nahinda umukobwa kambera ariko kuraje Regis we usiko umuntu yakora kagira ngo soka hano munda bangu mwigizi ukikuye kimwigizi imbwa What? Hey! Imbwa Regis siwe ndi kuvugisha cyo ukunda imbwa ariko banza zimenyana turize nawe azayikubera Regis hawo hari arananiwe ahubwo urimo kumumena n'umuto erega abakobwa babo Kigali muri inzererezi nakazi mugira ubu nkizi sauje nyine wari uwahe cyane ntabwo ndi umunyakigali wari uwo muntu araje kubishaka i Kigali sha ni hatari umva bidakaza ngaho rero mukobwa mwiza nyampinga tubwira umutware waze ko tumushaka No problem. Naga bazi kuko yaba bazi abababwiye ngo karibu nasa ninjiye mu nzu mureba Rero mbabwire si mu ndibintu byakavuye mu mviro wanjye mwantaya nundi munsi mukaze kunera nimukaze kunera muri kumva shindwa n'ibyo mu ahubwo subusheri ubu nanjye nawe se byakubaho mada sinkunda ko bazavuza yakubahora discipline yakubaho murahiyo mugabo asohoke mu gipangu neza ubusheri mujyanye hindutse gute kagenda kwiga ntakunda ko baza bagana kandi rero shaburimbo ubuse mbabara mubwire nkanjye tumo iki nonanga usohokere mu gipangu turi gusakuza ntabwo twari dufitanye ndi gusakuza iwanjye wagije ntabwo nari twari dufitanye aya masaha uwo kujya wajitamamagara ni ngombwa ngo ninzobe ngo uhamagare ugomba kumamagara nyine ese ngo n'inzira abantu bose baza bakanyuramo asi sheri niyo mpamvu rero uri kunyirukana ngo ngende ntabwo ndi gusubiza kandi wumvaga nyine se wambwira ngo naganzi usohokere mu gipangu niyo mpamvu rero kumbwira ngo ningende ngo agiye ku kazi usohokera mu gipangu ubushuti bwawe usohokere mu gipangu usohokera mu gipangu basi reka agende nyesigara ndakwemye nsohokera mu gipangu nta n'uzongera kumamagara ndakwanze kuva uyu munsi byana rirashya nuko mbwire ntukanyihambire usohoka muza mucunga ko umuntu afite amafaranga muze mukunde mwangije sohoka se ziba nawe ku kazi rwa n'amafaranga rwa n'izi nshinzi ntimwajya guserera hanze ushobora kugaragaza gute mu baturage Wewe match mani yaje kugenda. Izubundi umuhungu n'ubundi afunga ajyanye igikombe. Nakaga kipe bakina kundi yajyanye igikombe ni yihera. Shaka nje ntago mbizi kabisa njye niryamiye nipowe. Numvaga umutwe umereye nabi kabisa. Nanjye bagiye mu mapenalty mita. Mitameza ndasiza ariko sinzi neza. Yo bro. Regis, bite se mana no kugasima. None neza kabisa. Tujya kabarisi cyane. Akagoroba? Naya nta mikino kabisa uyu munsi. Shobora umuzi sozi imba yose. Byabyana biramfasha wakintu. Kadete? Happy ni Micky man. Kari. Biba binono binkoza ndagasa. Zanshinzi zirazanye imana zizi nsenda gutya neza zimagara ku ijosi. Araza aragufata gute kugo? Agakeza ariko nanjye misemba kati. Nese abantu mani baza birakaje bro. Ese mubebaza kureba ubutakura. Ntabwo uzi kuntu bisigaye barirakaje se. Basigaye barakoze inama mani bahise bazana. Numva ari insazi. Nabwo ngiye kwigira imbari buretse kujyana n'amajyanje aranegereje. Atana wantinza mani bavuganye nababonye abahamba. Waranyi nkibona ko basa nk'abari kwitunganishwa kugira ngo duserere. Ese mbata mu bihano bose atabikomeza. Ubwo nakoze. Bigeze abantu bashaka kuturusha. Ubwo rega nyine baba baratangiye kumenyera gake nyine niyo mpamvu. Ariko burabizi gahunda si bwo de mana gwazumenyera umuntu gutyo. Gahunda no kwirira abana mani. Nenda kubuzura ibyiza. Ushaka kuzana zira kizi mani. Akareka misemba kati. Reka nani mpamvu. Ubuzo. Iboro by'ubugoryi bazanye mani. Ese weje kuri match byaje kugenda bite mani? Chameruka aperi imwe yakina ariko bagiye muri
ma penalty nyine mahane woba witayemo mani uhita unazamuka ibintu sinakubonye isi ukarenga mani narindi none nabonye usohoka muri beti ndavuga se muhamo ukasohotse muri beti ataramenya no kupariye bigenze nari naraburije wa muntu bareze cika bura yari soma nayizo ndege zinesheje umutwe no ziri kunyakira tu message nyingufata ahantu hose nzakubona none uzi no kumamagara buri kanya asubundi wakiyongoje ugatama icyuma ukagenda nta n'isosi icyuma nakivuye naga primonsi kanje agenda ameze neza kuko nshobora kugira hayi muri byose bikampana ni twarufu romani boro indege zizarakanye ariko natwe ni gahunda man gahunda niye man ukwirira abantu umva sinone reka mbere ikintu cyokora kiko zaraguruka botike temo rimwe umuntu atazamuka mu bari yasinze twagiye kuri mu ndaganda kayombo urabona ibintu ahore mana ntabwo nari nzi kuriya muhungu ateye kuriya mana sinakubwira agasukantuka kuki abahungu b'i Kigali bamera gutya ese undi muranye imyaka ingana ko tumaranye imyaka 3 dukundana urarira kuri 3 njye ari 5 What? ntumbwire abaho none se mbabarubwire ko nari narakubona twahuriye hariya n'umunsi n'umwe mana uriya muhungu ni igisambo ni ingegera niyo mwakifotoza ifoto nk'abapatino ahita ayiseka usiko no muri telefone nta mukobwa n'umwe nanjye nuko nta n'ifoto yawe nigeze mubona nkamustokinga nkabona nta kintu na kimwe kirimo kandi ngiye buri uko duhe dufata snapchat nkagaruka nkatubura kumana njyewe se suko buriya wagize ngo ntusanze turi gusezerana tumaze kwifata ubuselfie ako mbarumbwire urebe kuna abahungu nyine ari abagome agafata imyaka 5 yose akakudindiza guha icyizere kidahari ntanakubwiza ukuri ngo wikomereze ubuzima ahubwo se reba ukuntu dusohoye nimbwa nyine nkaho tutigeze tumenyana ibyo ashaka byose aba yarabibonye nimbobo none se mbambwire we hari ikintu mwakoze ako se usibye kwigira umwana mu myaka 5 urumva ko nta kintu mwakoze You stupid girl! ibyo yashakaga yarabibonye nta kintu niko abahungu bameze ariko twiturize ahubwo mva mubaze witwa gute ntitwanamenyanye twahuriye mu bibazo Cadette show nanjye nitwa Micky rero none se kamubwire iriya mbobo twayihanisha nta kuntu umuhungu yafata ngo adutakarize imyaka 5 uteranya 3 yawe uziko ari umutipe ngiye nakatiye sinkubeshye mbabarira uriya muhungu tumuhana imyaka 5 imyaka 3 sinakihangana byose yadukoreye tugomba kumukorera ikintu ku buryo abisigarana n'isomo yajya areba igitsina gore akikanga karwara umutima Uzi abantu bapfuye ukuntu bangana muri twese nta muntu n'umwe ubu yakongera kwitaba kuri telefone niba wamwandikira kuri WhatsApp ntabwo yagusubiza dushaka uburyo tuzamutega gute se tuzamutege tumudihe Kade hari akantu ntekereje ni namwe akantu tujya bamubwire we mbwino hari akantu ntekereje What? Hey! Pasi ngwino hano mwana Pasi ngwi vayo we papa arahari hari diri dufite dushaka kudufasha iyihe rero ibaze ko ari umuhungu w'ingegera mbi we waradutendetse yamutendetse imyaka 3 ngiye 5 yego mwana none usibina bikoreye atwirukanye nk'imbwa z'ibyamamesa musabirukanye mu mwaka adukubise imikandara mwakoze iki kumbi ngewe nagiye ndamufashe nyine ari kumwe n'uyu nguyu ngiki ntago ndi kubyumva yaraba kuntu nyine bimeze ngewe twakundanaga ntazi ko n'uyu nguyu bakundana ikigaragara cyo ntago ari twe twenyine ni benshi ni ibintu yagize umwuga ikigaragara kumbi ahantu abera ingegera gutya wamuvugisha akumva ni wowe wajya muri telefone ugasanga nta n'ifoto y'umuntu ahubwo harimo amafoto yawe nawe uyu nawe yajya muri telefone agasanga nta foto y'undi mukobwa irimo agasanga niwe nawe ngiye bureka umva mbwire Dio dushaka kudufasha uriya muhungu iyo umukobwa amwandikiye hey gusa kuri WhatsApp atamuzi amera nk'imbwa ibonye niyo nimero atayizi mubimukore nyine oya Waiting be this. Jesus. Basi humura ariko umva mbwiye ko uzabigenda bureka mbwiye ko uzabigenda ni ibintu byoroshye wowe uzamwandikira umubwire hey ndabizi neza ko azahita gutereta umuhungu
ntago ajya azubaza pasi nta kintu kibi kirimo umuhungu ukora ibyo bintu we nta kintu muzakorana banza wumve ikintu turi kubyumva we ndabizi ko azahita agusaba urukundo wowe uzarwemera noneho azamara iminsi akuvugisha kubaza ngo ushaka iki amata itakoherereza amafaranga banza uceke ariko wumve noneho nibirangira azahita amusaba ndabizi ngo nsura uzabyemere ugende noneho ukigera iwe twe tuzahita tuza hanyuma ubwo musuye gutyo bakandira muri ako gakino kanyu gute kandi natwe tuzaba tuzaguherekeza tusigare ku gipangu winjire akikubona wagunda aza guhobera deje ubu ngubu nta n'ikibazo yumva yishinja kuko azi ko twashwanye tutakivugana n'uyu ngubu atakivugana kandi ikindi ntago azi ko tuziranye pasi rwose wagira ureka ko nawe urakoninja uyu nguyu ntabwo abaye ninja ya kera so wadutanze ntabwo ni kera ariko uzi ukuntu papa asigaye ameze noneho nyine wowe uzabikora nk'umuntu mukuru tuzacunga papa wawe ntawe uhari oya uzava iwanyu tuvuze ko tugiye mu materaniro papa wakunda gusenga ntiyabyanga ubwo se aramutse avuye gusaba sindi mbese bazaza azenguruke musengera ashaka pasi ibyanyu basha ni byiza ubonye urugomezo kano kanya imirimo wari gukora irarangiye sinakuye ko nakunda kajaga n'akavuye mu rugo rwanjye baje kundeba jya mu mirimo yawe vuba abasi mbabarira iminota ingahe iminota 2 sha mujye musurana mwabitekerejeho muri bakobwa baciye akenge bagashoboye imirimo ntago hari amasaha yo gusura ntago oya twari tuje kumubaza insengero twe nawe twari duhari reka mbabwire dore yandi amasegonda make ariko nashaka mu rugo yesu ndisi wayanditse bura mwikayi narayanditse yanditse duheruka nagazabimenya pasi ako se pasi urumva we twakuroha kuri inshuti yacu mwana pasi kuramo password ngwereze nimero umva ukuntu we bimeze uramwandikira heyi uye bureka kade ganza wumve ariko se kandi tuzajya wowe ikintu gihari ni kimwe wowe tufata agafoto kari 6 keza tugashyira profile uri kumva none uhita umwandikira n'imbere y'Imana wowe natakwirukankaho ahubwo avuze induru zananguye nimero ze wowe tuzaba turi kumwe tuzatukuri kukureba turi hafi urumva humura umva akira wese safe noneho ikendeze andika Regis wa musheri wawe nako wa musheri wawe yego ko siko muhura dukubise imikandara none kintu kimbabaje ntabwo ibintu nzamukorera nzazana side mu icupa mitenye mumenaho karagasura niki yangirike ku rwego azajya abona igitsina go nawe gabanya umujinya are none uzajya kwita mukandara nkwe yakubise wumvurishe ngiye namumenye haside uruhu ruveho yangirike nta n'ikintu nta nuko byazongera kuba gahunda ihari nuko tugomba kuzagira gute ngo side hasi cya gitero cya kabiri kintu tuzibasa nta n'isoni shoma bazima niko ubwonko bwanyu bukandagiwe mu bushunnyeho ntibwuzuye bimeze ako nta kintu bitwavuze twebwe indirimbo twitwaje kwiga uri umukobwa wanjye umwe nkunda ariko nakubaha ukabibona nanga gasuzuguro n'ibisa nabyo iyo mfata ukanjisha njye ubona ndi igicucu ndakabiye abana bakina hasi nta muntu wavuze kuri igicucu ibihone gusa ibishogoshogo ibiporoporo muri kugambana mu biki pasira ko nta kintu kimwe muri kuvuga rero mbabwiye mwabihwinini mwabushwirira imwe impaca mbi gusa kubona inzobe iratamuye amatako yabaye nk'ayibiharara kumbi biraho birahagaze gusa ni ibihwinini nanga navuga akagira igishwi kimvugiramo agashwiririwe n'undi munsi mumutekereza umwana wanjye aracyari muzima izo propaganda na politike mumuza namara gushoboka witwa nde wowe witwa nde yegikaniye amaso ya n'igihwinini bahatamitse ubuvunderi nitwa Kadete urinde Micky hagaze muri gupima ikibanza ubone yo ndeshyo yawe ururuhaburuza ubundi wowe niko utega amatwi bino bihwinini bibirara kubera iki ibishwirira nyamucuruzi imicuko nyamufomoza abatwite ba nyamucuruzi inswandi kuvuga ni biki nabo mushorerane nk'ibirutse mubaburi ugapaswe n'iminsi wantuni ibona da
uzi ubwenge azongera ngaho kwirembosha biragenda bikubita amabuno byazunguza nk'ayibiragi byarangiza bikaza kubwejagurira hano Pasika nkubwire ntabwo nzongera uyu munsi wa mbere na nyuma niba nujye kwiga ingeso mbi umbwire nkubyaruke none uzi umwana amaze magaza ahangaha urawuzi Pasi uri umukobwa nk'umwe ariko ushobora kukubuka nkagukubitira ku karubanda what ndavuga ukansubiramo mbarona subira mu mirimo yawe This man Sobarera vuso bawe Ako Micky iyo utambutse utansuje naraguterese nibyo waranyanze Ubusi gutambuka utansuje babishatse gusobanura none nimba narakwanze urambaza iki hari deni ngufitiye Ako ubwo ubona kwigira gutyo bizakugeza he ye narakubwiye ngo sinya nkundana n'udusore tugufi Nukuntu abasore bagufi ari twe tuba dufite imitima miremire niyo uri mugufi uri mugufi ahantu hose genda kwiyame ntukajya ungendaho sindi umuhanda nawe genda ushinze akajosi gutyo ntari ikibazo se nzakubona uri kundirira uzahera kuyishyigaye aho gukundana n'umuhungu ureshya nkawe nabasinga ubuzima bwose mwigumira iwacu nde ntacyo hantwaye wenda hari iby'Imana yanyinze wenda nanjye hari iby'Imana inyinga kuba nakwemera n'ikibazo reka nkubwire ako kabuno nikamara kubipasi utakibasha kugira ikintu ukaraga uzamenya neza ko nari nkufitiye akamaro genda wirukanke mu burungu uramagurutse unjyana he haguruka byonyine urebe kuntu ureshya ntabyo nshaka ase haguruka ntabwo mbishaka aka gahungu kareshya gutya ngo ndi mugufi ngo nicyo kareshya gutya gahungu karitoye muri karitsiye yose karareba kabona Micky uri kumva ni so navuga gute kanyine kabona Micky n'umukobwa uciritse kaza kakireshyeshyaho nawe nahaguruka urebe byonyine hagurutse ubwawe wahita wicara ugaseka urabona hari ikintu mbaye rata sindi yabona gute wicaye se ko nanjye nicaye twareye icara nyine ngwino wicare ikibazo wowe ushaka kwirirwa ukata mu bahungu ngo ushaka ngo abahungu hari mukuru wawe urimo hari papa urimo kumugirira impuhwe nawe ndabizi uzahera kwishyigaye umva Micky nta muntu ujye uzangwa ryo twanjye narangiza agenda nari iki cyawe wowe ugira iki ni iki se ahubwo ntagira ngende umuhungu w'umukire rata ntakubeshye muri iyi karitsiye bose baranze uri kubyumva uyu mukobwa naramuteresa arangije aragenda akajya agenda mvuga yarangiza akageza akaryo twanjye arangije agenda agiye agenderaho Micky reka nkubwire by'abapfu nyine birirwa n'abapfu nta kibazo wamupfumuka uyu se nini ni babantu baba baravutse wabo byaruzuye bakabasigira imitungo ako nimba afite amafaranga nagenda gura uburebure abe muremure nuba muremure pe tuzagira aho tuganira nta kibazo nyine nabyumvishije iby'abapfu biribwa n'abapfumu wamupfumuwe nawe nta kibazo nawe uri umupfu nta kibazo ntacyo ngiye napfuye magaze uburebure budashinga ngo kaba kica hano ku muhanda buriya karimo kari abakobwa batambuka mu gihe ukireshya gutya uzarinda upfura Micky reka nkubwire noneho bigeze sinyigukeneye genda utanyeneye ntabwo natambuka ngo urabye turi mu mamagare nuko umuntu aba yanyujemo ka kantu kaba karanyujemo agatima nyine akavuga ati reka ngusuhuze ako kantu rero ntabwo kazigera kakuva mu mutwe cyangwa mu bwonko bwawe uzashiduka ntwaye mugenzi wawe nta kibazo n'ubundi mujya kureshya gusa gusumbaho gato basi iyo ndeshyo yawe uzagenda uyishete hari abakugaburire se wandebye iyi ndeshyo yonyine Micky simbikubwiye turi kumwe uzaza ubimbwiye ko azahera kwishyura uri Imana yanjye wowe ni wowe nshakira umugabo tuzaguhambana umufuka w'amakara ndagasa ahubwo ejo nzagutumira umva Micky nzagutumira izina ry'Imana nubona tutaguhambanya umufuka w'amakara wabaye mugufi amagambo aragusura amakara batwikishije amakara batwisipure Micky reka nkubwize ukuri ibyo bintu wigira muhaye agahe gato oh my god mwagakwiye kwiyubaha moyo nose nimba umuntu atakubashya akaza akakwandagaza nguri mugufi ngo ubwo burebure bwawe uragenda ukabutereka hari abakakugaburira ntago nawe Imana yakwima ibintu byose ntago yakwima uburebure ngo ikwime n'ubugambo bugusura oya nta kibazo ntacyo ngiye mfite amagambo nsumba ko nawe ufite uburebure butagize ikintu bukumariye nta kintu bumariye wowe nawe bugufi nta kintu bukumariye bajya bavuga ngo umukobwa urumva ubwiza bwe bumugezi bwami banza wumve ubwiza bwe bumugezi bwami ariko ubwenge bwe nibwo bumugumisha nta kibazo we waraje uhura na Dangote uhura n'umwami urangije yego mwami witwara nka ba bakobwa b'inkiraguhe
Micky genda turi ku muhanda genda ubufaranga bwawe nagiye mwiyubaha n'umwami ubu muntu yawe hari umwami mu Rwanda bagize ureshya nkawe kamwihorere nanjye nari umukira nk'abandi bandi bose zibaho ngaho wanyangufiwe ukameze aha ko kameze n'ubu buno bubi wagira ngo amazi ari ubwo ufite itu niko mba mbikubwira ntubyo ariko ndagukunda be kandi cyane ko ari warankatiza erega cyage nari nkiri umwana kandi na papa nawe ntabwo ari kubyemera usa nubwo wuje imyaka yo gukundana nanjye njye nkubwira ibintu byo pasi ko mbere utajyaga wirukura gutya ariko ubu ngubu turi gukundana uyu turi gukundana ariko bigira ibyadanje nose ntabwo nkunda ndagukunda ariko ntabwo bisanzwe iyo uburyo uri kwitwara biri kuntera ubwoba ibyo ndi kwitwara se kuri kunde reka wambwira gukundana n'abakire mfite isoni nyine so wabona umuntu ukunda nkawe sigira isoni kuba ngukunda se ni ikibazo basi apoze kuri misi wakaritse cyane nabyiza nose kuba naba wowe gukundana nanjye ntabwo byakubera ngende kubona bitankwiriye pe oya rije nawe ujye ureka apasi no gukunera isoni seven oya ntabwo ari ukugutera isoni ubu ngubu wemeye kunsura koko kandi ubushizeho warankati ntabwo ko nkubwiye tutugenda sinjye wabikwisabiye se ako pasi n'umuka tubese tukiri ibyo kubeshya no kwisetsa ibi nta buryarya burimo koko iyo urakaye rero ntabwo bikubera nk'abase kabuga gusa ukuntu uri guseka uba uri mwiza uzi ko bino bintu biba bingoye njye ntabwo ndi kumva ukuntu usiga nkunda pasi uzi ukuntu useka neza kandi warigeze kumwatira cyajya ukamubwira ngo nari umwana kandi papa nawe ntabwo yari kubyemera nese umenye gute ko ndi singa ubundi nari nzi ko umuntu wagukunze n'ubundi igihe icyo ari cyo cyose wamushakira wamubona sibyo ntabwo ndi kubyumvamo nyine tu ariko nicyo utari kwiyumvamo njye nakwisabiye nze kugusura nese ubushize ko twapfuye kudashaka kunsura kuki ngubu wemeye kunsura nakubwiye cyage nari nkiri umwana ubu warakuze nari nkiri umwana kandi na papa ari kunkubita wuje imyaka y'ubukure nyine tu ako se wibigira apasize ukuntu uri mwiza ntabwo amahirwe ari njye wayabona no kumbi kirekire shaho kuri ikirusiya cy'igikobwa kimwe oya wibigira inama ngaho tugenda ujamilake katugende nguhe oya nawe ese ngugende ese nguhetse sibyo byiza oya reka tugende nguhetse nibyo byiza jya mu bwonko bujyane oya yewe ariko ujya uba romantike oya ariko ntabyo ese yagize umuntu tubona ariko kujyamo nibyo byiza jyamo nguheke none nkugezayo ndahita ngukoramo imyenda tutarajya muri Wetin be this? Jesus. Ira. Mu rugo. Nkwiyame bwa mbere na nyuma. Continue. Nta mbwa y'umukwe imisatsi nkeneye mu rugo rwanjye. What? Hey! Yesu uzamwirongorera. Wow! Nese ubwo ndaki urandebera pasi si ikigoryi pasi n'urugo ry'inyene bura wasanga yarabyasanye akabibwira se sha natwe ngo twabonye umuntu dushyira mu mupangu wacu Regis aducike na mudishye none ikintu kimbabaje ntabwo Micky murebe ibintu mubikore cyangwa bibwiye papa wawe inde se ubimubwiye nese yamenye gute kuri hariya ngaho bimbaze murebe ibintu mumporeye akoreka mubaze pasi mwavuganaga papa wawe yumva twavuganaga nirya yukubiza ibyo bintu ngiye nabikora nirya najya kuvugira imbere nese papa wawe yabimenye gute nyina se yabimenye gutura kandi twari twamufatishije twaburaga gato cyane bura papa je ari uko twari tugiye ako bura papa bura ntago ari maneko ahubwo uburyo yamugigiye akamugira inyuma akamugwaho ababyeyi baragwira reka mubwire pasi uzashaka undiswa uriya ntabwo ari wasanga ari wasanga uriya ngo ni siko babaje ko twagufasha njye mbaje ko Regis nakubise ari amaguru ye noneho jya reba umuhini nari nazanye nari kukubita mu mutwe bugahita busanda ubusira mungu noneho nabikomeza nura mungu nabikomeza nzabigira ute oya nzabigira oya nari nabikomeza tuzamubwira ahubwo buriya nibwo ugiye kumufata neza buretse ngo wambapure buriya nibwo ugiye kumufata neza uko azajya avuga ati mwana azongera kuva iwabo nzongera yamenyanye na Regis papa uriya kabaye ari
none umva mubwire aratahe Regis mvise urataha Regis mva ariko mbanze nkubwire buraza azavuga ati kariya kana ntikarasohoka hanze nta kintu karamenya hariya niho ngiye kugafatira karani nako mu rugo karacyari akazanga atazi wagwa ibyo nakoze byari ibyo ngibyo namwe mwabyireberaga habuze gatoya papa yitaza none n'ubu sinzi ko ndi buri kirango ngo nujye mu n'inkinzi we bari bafatanye ngo ariko uragashitse waramukunze ntabwo ari diru gusa waramukunze ako mkisureba Yesu buryo ari wihwereje kuni wihwereje akajya mureba yarerebwa ariko bana uracyara garuka hano ndavuga garuka hano wambabaye ndatana ndamurugofu kantu nabyaye gasuzugura umwana asigara mu nda cyangwa mwabishogoshogo mwe namwe mipangu yanyu yose nayimenye bivuze ngo ibyo murimo muraruhira ubusa ngegera mu mwanjerere mwe mwigize ibihuke byo muri karitsiye se ntabwo twiciye imipanga bamuzima mo bazimasha hazagira uwo igishwi nongera kubona mu rugo rwanjye cyangwa se nkabona mwongeye guhagarara na pasi niba bisogonda na rimwe niyo unano nkwereka bene ruhageze Misi wakaritse ugira isoni ndisukara ubwa mbere njya gusura umuhungu cyane nanjye n'ubwa mbere muri n'isugi karibu Are you sure, Emmanuel? Okay. Micky kade mubanguke twahageze twicaye muri salo ni mubanguke God will see us. Ninje mu shamwana ni mubanguke mutaba mwaranshutse sawa God will see us. Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Shiro nk'umuntu w'umubyeyi kingenze burya bari inkwano sha pasi munoze imyiteguro y'ubukwe ndahari ngo mashyikire nk'ababyeyi yego murakoze kudumugisha ababyeyi murakoze cyane rwose yego nawe aho mwapanze kuzamfata kanze mbarira icyarimwe muri batatu kukinze se umva wadufunguriye kade sharafunze we Wetin be this? Jesus. naba nawe baragukoye ubusubu cyane mbabare cyane barankoye naga ibi nari mwebwe mwabinzanyemo naba nawe ubusa twe Reji twe batuririye ubuntu ariko mana wadukingurira